ntoteza nkamusa nari nkiriyo ariko meya agakurikirana ibibazo byanjye kandi nanjye nkakunda kumugezaho ibibazo byanjye ageze aho ngaho abona biramurenze ati ntago bagiye kukunyicana kuko barandogaga bikabije noneho ubwo meya afata umwanzuro yakoreraga muri Kahuye Kibungo abwira abamuyobora ati nimumubwiraze amwimure cyangwa yemere atahe amwicara impande y'umuryango we sibagiye kumunyicana. Reka twongere tugushimire wowe ukurikira Free Life TV aho waba uherereye hose hirya no hino ku isi aho tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye turamanuka tukaganira n'abaturage tukamenya ibibazo biri mu baturage tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye ibyamamare abahanzi abakinnyi ba filime ndetse n'abantu bagiye bakora izina mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bikorwa bigiye bitandukanye abapoliticiens ndetse n'abandi bantu baba bari mu bintu bitandukanye baba baragiye bubaka izina mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rwamagana nahangaha ni mu ntara y'Iburasirazuba twagiye duhura n'abantu batandukanye ariko hano duhuye n'umubyeyi yatubwiye ko afite akarengane yagiriwe akarengane asabwa kurenganurwa. Reka tuganire nawe atubwire uko ikibazo cye kimeze twumve koko niba akeneye ubuvugizi niba akeneye kurenganurwa hanyuma twumve uko ibye byifashe arenganurwe nk'uko n'ubundi igihugu cyacu gisanzwe kirenganura abaturage baba barenganyijwe. Reka tuganire n'uyu mubyeyi. Mama uratangira utubwira amazina yawe? Yitwa Nyiransengiyera Marie Louise. Ikibazo cyawe ngo gihagaze gite? Ikibazo cyanjye ni umugabo twashakanye dushakanira muri Kongo mu buhungiro 95 ubwo ngubwo tubyarana umwana wa mbere muri Kongo 96 birangira noneho igihe cyo gutaha kigeze 97 turahunguka duhungutse asigarayo Iwabo Imusasa mu karere ka hari akarere ka Rushashu muri Gakenke. Ubwo birangira noneho jyewe ubwanjye imiryango ye ngezeyo bavuze ngo bavuga yuko ngo njyewe ngo batanshaka ngo nta munyenduga mu Bumbogo iwabo. Nibwo ngubwo birakomeje gutyo barantoteza barandoga kundoga bivaho igihe kiragera kubera ibibazo nakundaga kugira mu rugo iwabo. Ubwo ngubwo 98 yarafunzwe igihe cy'abacengezi yaragiye mu gicengezi yakoze akazi k'ubwarimu ageze iwabo. Yari yaragiye mu gicengezi ariko yarakoze akazi k'ubwarimu nyine yagiye mu gihe yagiye mu bwarimu amaze kujya mu bwarimu igihe cyo gusohoka amashuri mu kwezi kwa 6 yinjira igicengezi. Yinjira igicengezi baramufata baramufunga ku murenge wa Musasa ndagemura ndagira ntagira icyo ngemura ntagira iki ibintu bijya aho ngaho iwabo baragumya barantoteza. Ngiyi iwacu bati ntabwo ushobora gusiga umuntu muri gereza ngo utahe uze ihangane afungurwe. 99 bamwinjiza igisirikare mu barezista bo ku Rushashi. Ubwo ngubwo birangira noneho bavuze bati amafaranga y'ubwarimu yaratari yayahembwa bansaba gufunguza konte ngo bayashyireho. Konte nayo ndayifunguza ariko ntibagira amafaranga bashyiraho. Ubwo ngubwo avuye mu gisirikare nabwo akiri igisirikare muri Gisaya nibwo muri Kongo nibwo nabwo yakomeje kumbwira ati yandika kumeza ukurikirana amafaranga ku Rushashi abari yagutunga n'abana. Ntabwo byakunze 98 yafunzwe mfite umwana wa kabiri yamusize afite amezi 4 yagarutse afite imyaka 4 uwo mwana. Nta wundi mwana nabyaye imiryango yabo yarakomeje irantoteza. Ubwo nabwo nageze ubwo mva mu rugo iwabo ndagenda ngiye iwacu umwana ndemberaho njya sehashika njyayo umwana bamuha amaserumu umwana arampfiraho umwana njya muri eta majoro muri ka Kigali niho yari iri imbere ya sehashika.
noneho ushinzwe abasirikare muri Kongo niwe wampaye amafaranga yo kuba ngira abana, niwe wagiye aramwohereza. Mu bihumbi 2000 nibwo yaje, amaze kuza nibwo twasezeranye, dusezerana ivangamutungo rusange, hari mu kwezi kwa 7 ku itariki 27 kuri attestation niko byanditswe. Ubwo noneho tumaze gusezerana ivangamutungo rusange, ubwo noneho biba ngombwa ko asubira mu kazi. 2001 nibwo nabyaye umwana wa gatatu, asubiye mu kazi. Ubwo nabwo imiryango yawe yarakomeje irantoteza nkamusa. Nari nkiriyo, ariko meya agakurikirana ibibazo byanjye, kandi nanjye nkakunda kumugezaho ibibazo byanjye. Ageze aho ngaho abona biramurenze, ati ntago bagiye kukunyicana kuko barandogaga bikabije. Noneho ubwo meya afata umwanzuro, yakoreraga muri Kahuye Kibungo, abwira abamuyobora ati nimumubwiraze amwimure cyangwa yemere atahe, amwicara impande y'umuryango we, sibagiye kumunyicana. Nari meze nabi cyane ku buryo meya we byamubabaje, arambwira ati noneho nibakwimura uzagende, ibindi byose usize uzagaruka ubitora ugiye. 2003 nibwo twimutse, nabwo nari maze kubyara umwana wa 4. Twimuka ari mu kwezi kwa 11, umwana namubyaye kuri 20 z'ukwa 10, 2003. Ubwo ngubwo njyase hashika, namaze y'ukwezi umugabo aragira. Noneho ubwo nari ndi iwacu nabwo, ariko kubera igipapuro kitari gisinye cy'Ikanombe, kuko transfer yari i Kanombe. Ubwo ngubwo naraje aza i Kigali, twahamaze ibyumweru bingahe. Ubwo bankomangiye ukwezi mu maternity. Ubwo ngubwo nibwo yahise anyimura. Dani Gapfizi ati zana umugore wacu tumushyire mu nzu, tumuhe ibyo akora, abe mu kigo hano, noneho tumushakira umutekano. Oya, Ikibungo muri Kahuye niho umugabo yakoreraga, ari secrétaire we. Amubwira ati reka tumuhe kantine. Umugabo aranga, ashaka kunjyana muri bene wabo nanone Isake. Ndagenda, ariko nabwo yaravuze ati niho ngira kugira ikibazo ahura nacyo cya bene wanyu, ibyo birakureba. Nagiyeyo, maze kugerayo ubwo atangira kujya anteranya n'abaturage, anteranya n'ubuyobozi, ku buryo ari umugabo. Ubwo nanone bya bindi byose biba biragarutse byo kumbwira ngo nta munyenduga mu Bumbogo. Umugabo wari ubikubwiye? Ariko nkaba narakunze kujya ngenda ntabaza Perezida wa Repubulika, mwandikira aragira. Ubwo noneho bibaye muri 2006 yagiye Sudani. Agiye Sudani azana amafaranga, twari twaraguze inzu n'ikibanza iri mu kibanza. Noneho ubwo tumaze kuyigura, yari ntoya, avuye Sudani yubaka inzu nini, nayo iramunanira kuyuzuza kuko amafaranga yari yasigaye kuri konti. Twakoresheje 600,000, yari yazanye miliyoni, dukoresha 600,000 kuri iyo nzu twubakaga. Andi 400 yasigaye kuri konti, arambwira ati komeza uhinge, noneho ugire na verisaga 150 buri mwaka. Ariko ibindi bigatunga urugo, akambwira ati amafaranga kuyashyira kuri konti kugira ngo twubake inzu yuzure imere neza. Umugabo amafaranga nkayoberwa yari gitiye, nagira ngo ndamubaje, ariko amafaranga arengo twubake inzu akanyuka inabi, avuga ngo ndamubaza amafaranga nkorera ngaye. Byose yararigitishije, amafaranga ararigitisha. Noneho 2007 mbyara umwana wa 5, njyaye umwana wa 5. Ubwo 2008 nibwo 2007 nibwo natangiye kurega mu nzego zo hasi. Ndega umugabo wanjye, mvanga n'iza gisirikare, kugeza ubwo nagiye Minadefu. Ariko muri auditora Ikibungo naho nabanje kujyayo, turaburana ndamutsinda, anteza ibirozi nkitura hasi. Rimwe na rimwe bagahuruza bati umuntu arapfuye, yamva impande ngasigara napfuye. Ubwo ngubwo bagahuruza ikigo bati gira, kuko bageze naho noneho ahava, noneho anteza amahembe ngwa kuri toilette. Nahamaze umunsi wose,
naje gutoragurwa n'abantu mu rugo bagira ikibazo tutarakomeza. Umugabo wawe yakurogaga gutyo kandi mubana? Twarabanaga. Ubwo noneho nyuma yaho nagiye minadefu bansaba gutandukana nawe, ariko yaravuze ati njye nta burenganzira nzamuha, we nta burenganzira azabona nkiriho, nzabuha abana wenyine. Wari umuyobozi wa jenda ati niba utazamuha uburenganzira natwe ntabwo uzatubanaho. Ubwo ngubwo nabwo nari meze nabi, ubwo ngubwo byose nkavanga no kwandikira perezida wa repubulika musaba kundenganura byihuse. Ubwo bantegeka kujya kurega bampigarama mu karere, kuko twari turi narindi no murarama mu karere nararegaga. Ariko nabwo ikimbabaza nuko n'icyo cyemezo cy'urukiko kitegeze cyubahirizwa ngo njyewe noneho mbona agaciro nk'umugore w'isezerano. Ubwo twaraburanye mu rukiko rw'ibanze, ubutane naragenda bumutsindira. N'ibyo byose akomeza kujya avuga ngo nta munyenduga mu Bumbogo, ngo ntago mushaka, ngo nta munyenduga mu Bumbogo. Ariko ubwo yari amaze kwinjira mu bandi bagore, mbona nataye agaciro ashaka kunyica, kuko yari afatanyije n'abagore n'ubundi arimo kundoga. Ibyo byose yavuga ngo nta munyenduga mu Bumbogo kandi mufitanye abana 5. Bose nta n'umwe nigeze namubyariramwo undi mwana, cyangwa se nashakira undi mugore mu bana be cyangwa mu rugo rwe, cyangwa mucinyi mukundi, cyangwa ngo nk'inzoga ku buryo nayoba ubwenge. Wamuga mu rugero? Oya, n'inzoga ntazo nanywaga cyane kuko nta mafaranga nakundaga kubona, kuko nirirwaga mu murima ngacyurwa nijoro, rimwe na rimwe akantegera no mu murima nkagwayo bakaza guterura intumbi. Akagutegera mu murima kandi mubana, kandi wagiye guhingira ibitunga urugo? Kugira ngo noneho azavuga ngo iyo yabonaga amafaranga yamaze kuri konti wenda indaya zayariye. Ubwo ngubwo amafaranga yaragendaga akareba uburyo antegera mu murima cyangwa antegera ahandi hantu. Nagendaga no mu kigo nkagwamo bakayoberwa ibyo ari byo, baje kubivumbura nyuma. Ubwo ngubwo bigenda gutyo ku buryo aho nagiraga hose naragwaga nta ntege mfite, akanteza ibidayimoni. Birangira noneho rero ubwo ngubwo urukiko noneho ruje kutuburanisha, ubutane ndabumutsindira kuko n'ubundi twaburanaga afite undi mugore, ariko ubuyobozi burabihishira. Bumaze kubuhishira kuko n'uwo mugore wabo turaturanye neza, ari nabiyo mpamvu nkomeza kugenda nzambagatana, mbura uburyo ni defanda. Nta terambere nari nageraho nk'umugore w'umusirikare. Baje kudutanya rero, ariko sinishimira imikirize y'urubanza uburyo batugabanyije imitungo, kuko imitungo twari dufite yari mikeya, turayigabanira abana. Ntago nzi aho babaherereje. Noneho baravuga ngo abana bazampa 10,000 byo kumfasha kubarera, angenere n'andi 10,000, kuko attestation de salaire yo yaranayihishe mu rw'ibanze. Ariko nageze ikibungo mu rwisumbuye njurira imitungo, njya kuzana attestation de salaire i Kigali minadefu. Ngiye kuyishaka nabwo barayinyimye, baravuga ngo azayizanira ku giti cye. Arayijyana, ari nabwo mu makopi bavuze ngo attestation de salaire yagiye kuyizanira ku giti cye ngo ku bushake bwe, kandi yari yaranze kuyishaka. Nagiye kuyizana kuko mfite n'ibyemezo byemeza yuko uko nageze mu G1 no kwa Minisitiri w'Ingabo. Noneho akaba ari we ubyandika, ariko we bakimuhaye icyemezo cy'umushahara we ku bushake bwe aragira. Basanze ari 49,31 tugomba kugira. Noneho ubwo ngewe bimaze kugenda gutyo, nagiye kurihaguruka, bakora umwanzuro bavuga yuko agomba kwishyurira abana minerivare y'abana 5. Noneho agatanga n'30,000 byo kurera abana indezo. Ubwo nta ndezo nahawe ibyo 10,000 byonyine. Bimaze kugira, ariko tutari twagira 2012, ari nabwo urubanza barushoje kuri 28 z'ukwa 12 2012. Yari yarayasezeranye bwa kabiri, tutari twasomerwa. Yari yarayasezeranye kandi mbatarabaha gatanya mutaranaratsona. Gatanya tutari twasomerwa. Yasezeranye se te kandi afite undi mugore. Yatanze ruswa nyine, bamusezeranyiza mu murenge wa Rukumberi dutuye mu Wasake, kuko n'ubundi niho yari yaragiye.
umugore we niho yamujyanye kuko n'ubundi twaburanaga mufite, kuko no ku itariki 6 z'ukwa 2012 twari kuburana. Noneho we yari ari mu bitaro yabyaye umwana wapfiriye mu nda, namuhambye ikibungo hariya ku bitaro, imbere y'ibitaro hariya hari itaje munsi y'itaje. Ubwo ngubwo nabwo barameze nkaburana bashaka kunyica. Wari umuvunyi mukuru Tito Rutaremara ni wabwiye akarere ati mumushakire uburyo yabona uburenganzira bwe aburane ibye. Reka twihute tugere. Ubwo ngubwo byagenze gutyo, iryo sezerano rimaze kuba narahizwe ndicwa, najya mu rutoki guhinga nkubitwa ifuni ndayirwara. Ninde wagukubitaga ifuni? Niwe wagambanaga nyine akabwira abo twatikanije cyangwa se wenda turanye ku masambu, noneho bakankubita amafuni baramugaza umutwe. Birangira 2015 noneho nabwo agize, ariko ubwo nagumye kuri MMI. Ubwo ngubwo twaje kugira 2014 mbonye nta kintu biri kugira, nibwo yari yaragiye Sudani 2013. Noneho 2013 avuye Sudani yagiye mu rugo iwe. Noneho njyewe ubwo natanze amakopi kugira ngo bampe ibyo nagira, kuko abana nabaciraga inshuro bari bakiri batoya. Abana ndabarera, abana barakuze, ariko ubu ngubu n'ibyo 10,000 nari nkibifata mpaha n'intuza, ariko nakomeje guhahisha 10,000 byonyine. Ayo uburenganzira bwanjye 10,000 wabifataga buri kwezi. Ariko ubu ngubu nabwo kuyampa 2015 nibwo nakubiswe ikibatira cy'umuhoro mu bitugu. Ni umugabo twari twatikanije ku isambu, nari namaze kuhatera urutoki aho bari bamaze kumpa mu byo nagenewe ngo bimfashe kurera abana. Noneho njyewe nzahabwa amafaranga y'ubutane nyuma, amafaranga nyirukankaho barayanyima. Noneho na za nsina zanjye barazitemaguye ngo nkunde ngire isezerano rya kabiri barigira babonye abayobozi bari kugira, kuko kuri iyi saha ikibazo kinahari ni ubuyobozi bwanga gukemura ibibazo byanjye, noneho bagashaka no kunyica. Abo bashaka kukwica ni bande? Ni abaturage duturanye n'abandi bayobozi bagize, harimo meya, harimo gitifu w'umurenge, harimo abayobozi b'imidugudu. Kuko abo bayobozi ni abo mu kahe karere, muri wowe murenge, uwo mu meya, abo bayobozi uzi amazina yabo? Ni meya w'akarere ka Ngoma Nambaje Frodise, n'umuyobozi w'umurenge wa Sake yitwa nde? Mukayiranga Gororiyoza. Hakabamo n'umuyobozi w'umudugudu. Umuyobozi w'umudugudu we yarambwiye aterega, nubwo uvuga ibibazo byawe tukanga kubikurikirana, ariko wowe ntago ari twebwe meya yatubujije gukemura ikibazo cyawe. Umuyobozi w'umudugudu yavuze ko meya yababujije kugikemura? Kuko na polisi ubwayo bumvira intuza meya yavuze, kuko nta muyobozi n'umwe wo mu karere ashinzwe kuyobora uzankemura ikibazo. Baravuga ngo njye nzaburana kugeza igihe isi izarangirira. Nagiye muri CID, nagiye ntuza hose, kuko ubwo bari bamaze kunkubita ikibatira cy'umuhoro. Nagiye kwivuriza ikibungo, bashaka kumpa ibinini by'ibisazi ndabikwepa. Kuvuga ngo n'abaganga b'ibitaro bya Kibungo kuko baravuze ngo ngewe ngo ndi umurwayi wo mu mutwe. Umugabo niwe wagiye gukoresha amadosiye ngo ndi umurwayi wo mu mutwe afatanyije n'ubuyobozi, kuko yaramaze gusezerana kandi bagiye gukurikirana isezerano. Ubwo nagiye i Kigali, bampa ibyo 10,000 babikorera konte. Noneho ntegereza yuko bazashyiraho amafaranga y'uburenganzira bwanjye cyangwa se ayo natsindiye, nayo barayanyima. Minadefu njya gusaba Perezida wa Repubulika yuko yanyishyuriza ayo mafaranga nk'umugore w'umusirikare, kuko n'iryo sezerano nubwo yarikoze ariko nakomeje kuba umugore we. Barambwira bati noneho ntabwo ibyo ngibyo bicyubatseho, twagumeje ku cyiciro kimwe, amafaranga ndakomeza ndayahabwa, ariko wa mugore nanone ashakisha uburyo yabona agaciro. Nkomeza kwitambika, ko nitambika akaba ariko bagenda bambangamira. Ubwo ngubwo noneho birangira njyewe mbuze epfo na ruguru, ku buryo na gitifu w'umurenge hariho igihe yashakaga kuvuga ngo ay'ubutane ngo nibayampe. Harimo ibirarane by'ibihumbi 150.
gitifu w'umurenge wa Sake nabwo ashaka kuyarya n'umupolisi. Ngayo nguko rero mwumvishe ibyo twaganiriye n'uyu mubyeyi, murumva ko ibibazo bye ntago byoroshye, ariko tuzi neza ko abayobozi bahora baturebera ibyiza, bahora bifuza ko abaturage bagira ubuzima bwiza, bahora bifuza ko abaturage bagenda bakabaho neza, bakabaho ubuzima buzira umuze, ubuzima bwabo bukagenda neza. Bagomba kumurenganura kubera ko koko yararenganyijwe mu bigaragara. Ibyo yagiye avuga bitandukanye, mwagiye mwumva ibyo yagiye avuga bitandukanye, mwumvishe akarengane yagiriwe. Turasaba rero ko ubuyobozi bireba bugakurikirana ikibazo cy'uyu mubyeyi kugira ngo abashe kurenganurwa nk'uko n'ubundi abandi banyarwanda bose barenganurwa. Ni ya Free Life TV mwari mukomeje gukurikirana, njye nari Jay Mubera. Tukibutsa ko nawe niba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, aho tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Stay in touch. Kora subscribe kuri Free Life TV.